umumama twari duturanye ahereza umwana we acide ngo nayimpe, arayimpa, narariye bimbyimbish inda irabyimba cyane kugeza ubwo banjyanye butari kwa muganga. Noneho nyuma yaho uwo nguwo wangirize gutyo nago yabonye nkiza aravuga ati ese ko nubundi ryashyano ndikuyeho rikaba ryanze gupfa. Yabivuze numva pe ikintu kimbabuze nuko benshi bavuga ngo yenda mfite inda kandi ndashobora no kubyara. The Zoom TV 24. Mwiriwe neza, mbahaye ikaze kuri The Zoom TV 24. Nkuko bisanzwe mumenyereye, hano ndi kumwe n'umutumirwa witwa Amahoro Claudine, akaba afite ubuhamya bukomeye kandi butoroshye. Mu by'ukuri biragoye ko umuntu yakicara imbere akamenya akakubwira ibyamubayeho kandi bitoroshye, gusa bijya biba ngombwa ko umuntu afunguka akavuga uko ameze, akavuga ibyo yabayemo. Muri make turi kumwe, Claudine reka mwakire ibindi abitwibwire. Claudine, ikaze. Murakoze. Nanjye nitwa Amahoro Claudine, nkaba mfite ikibazo kitanyoroheye. Nagize kubura ababyeyi nkiri mutoya, nza no guhura n'ingaruka nyinshi zo kugira ikibazo cyo mu nda, ariko bitewe n'abaturanyi. Umumama twari duturanye ahereza umwana we acide ngo nayimpe, arayimpa, narariye bimbyimbish inda irabyimba cyane kugeza ubwo banjyanye butari kwa muganga. Ngeze kwa muganga barambaze, byanze gukira, ariko maramo igihe kinini nyine nk'amezi 6 byanze gukira. Babona nta kundi babikora, baranga tubonera no kuzajya hanze tukareba ko ari cyo twagufasha. Mu gihe ubushobozi bwari butaraboneka bwo kujya hanze, imba ngumye aho narindi mu bitari Huye. Reba batarambaga nari mfite inda igeraho, nari mfite inda nini. Hahandi nageze kwa muganga barambwira ngo ngiye kubyara impanga, abo nsanze hanze kandi nta bana baremba. Bambonye gutyo uretse kunsabira kwa muganga, buri wese yatinyaga kunkora kuko nari nabyimbye ndimeze nka baro. Nayenze ko byarangiye, tekereza kugira ngo bagutere ikinya usanga inda yose irapfutse, none inyuma bashyizeho sima kugira ngo utazajya ukora iki, utazajya wunama cyangwa ukanyeganyega bakaguhambiraho sima. Claudine, birakomeye kandi no kuri hangana, sibyo? Kuba ukiriho nizo mana za mbere kandi nizo mbaraga ukwiye kugira, sibyo? None se Claudine, tukiri aho ngaho wanyuvuka hehe? Ababyeyi bawe se bariho cyangwa barapfuye cyangwa ntago mukibana? Bariho, ariko nabaga Icyangugu. Ibyo byambayeho ndi Icyangugu niga mu 3 segonderi. None se Claudine, ufite imyaka ingahe? Ababyeyi bawe bishwe n'iki niba nta kibazo? Mfite imyaka 21. Ababyeyi banjye urebye ni nka kwa kundi bakubyara nyine mu gasozi bakagusigana na nyoko akaguta. Claudine, hangane no kuri komera. Hanyuma se warwariye hehe? Ubuzima bwose wari ubaye umurwayi, wari urwariye ahagana he, mu bihe bitaro? Nari ndwariye mu bitaro by'Ihuye. Ariko nta muntu wari wemeye kundwaza, narwazwaga n'abaganga akaba aribo banyitaho. Kubera iki nta muntu wari wemerewe kukurwaza? Kubera indwara nari mfite nta muntu wemeraga kunkoraho. Ni iyihe? Kubera iki nta utari wemerewe gukorwaho? Ni iyihe ndwara wari urwaye? Kubera ko ikibazo nari mfite cyari cyo nyine mu nda, nta muntu wanyoza ngo cyangwa ampiki kuko bumvaga ko ari bo ubwabo bagomba kunkurikirana. None se kugira ngo uhabwe acide byagenze gute? Se ni umuntu mwamufitanye amakimbirane? Se ni ikihe kibazo wahuye nacyo ku buryo unywa acide? Se n'ababyeyi uwo muntu wakureraga, ese byagenze gute? Ni impanuka y'umwe utabizi, byagenze gute? Ntago ari ababyeyi banderaga, yari abaturanyi. Nari inshuti y'umwana wawo. Mama warakajya mungajya uriya mwana kakurusha amanota meza mu ishuri, ukaba ukomeza gukundana nawe, wamwikuraho bikagira inzira. Umwana ntago yabimbwiye, uko nyina yamubwiye niko yaje arampereza. Nanjye kubera ko nari nzi ko ari inshuti yanjye, ntabikeka ko abimpaye. Nuko ni umunsi umwe naraye aho banderaga, undi munsi niho nagiye kwa muganga numva byanze.
none se Claudine uwo mwana w'inshuti yawe wabashije kuguha acide ni umukobwa ese ni umuhungu ese intandaro kugira ngo aguhe acide yaturutse ku mubyeyi wakwangaga cyangwa n'urwango rwe yaragufitiye kugira ngo aguhe iyo acide? umubyeyi we nyine yumvaga ko ndusha umwana wiwe ubuhanga akangirira ishyari, akavuga ati reka mwikize umwana wanjye azabone uko yiga. none se Claudine mu gihe uwari urwariye aho ngaho ko nta muntu wakugeragaho, nta muntu wari ufite ububasha kugukoza cyangwa gukora ibyo byose, ninde wakwitagaho? Nta baganga banyitagaho kuko nta muntu nari mfite wanyitaho. none se Claudine niba nta muntu wakugeragaho cyangwa wagufashaga, ese imiti wahabwaga, iminsi wamaze mu bitaro, ninde wabashije kuba yabyishyura? Ese ni leta, ese ni abantu umujyaneza wagufashijeho hanze, byagenze gute? Nafashijwe na leta. Claudine ihangane komera, kandi ni ukuri n'abareba iyi video nabo barabibona ko ntago inshuti yatinyuka kuguhemukira gutyo bigeza ku kageni. Umuntu ni mugari ariko ni ukuri komera Claudine, sibyo? Ihangane, kandi n'ababireba nabo barabona ko utakiri wa wundi Claudine wa kera, nubwo batakuze icyo gihe, ariko byanze bikunze abona ko ari imbaraga zaje, sibyo? Komera ihangane, kuburiho nibwo butwari, sibyo? Nakubaza niba wumva washobora kuvuga, nakongera nkakubaza. none se Claudine ubu ngubu bahehe, ubayeho gute? Sura cyafashwa na leta, ubayeho gute? Mu gambo make ubu ngubu uri hehe? Cyagezeho biranga ko leta yakomeza kumfasha, bamfashije muri ubwo burwayi gusa, ariko ubu ngubu ntabwo bakimfasha, nyine nitangira mituweli uko nyabonye, ariko uwo turi kumwe ntabwo ari umubyeyi wanjye, nta n'icyo dupfana. none se Claudine uwo muntu ukurera mufite icyo mupfana cyangwa ni umuntu wagutoraguye hanze? Ntacyo, nabwo nuko mbabeshejwe n'amaboko yanjye gusa. Claudine uracyajya kwa muganga se cyangwa warakize burundu? Bunda ntabwo hanjye, ariko nyine ari igihe rimwe na rimwe hanjye bigasaba yuko munda habyimba ikintu cy'imbabuzi, nuko abenshi bavuga ngo yenda mfite inda kandi ndashobora no kubyara. Claudine komera ihangane, sibyo? Nukuri ihangane, ntago byoroshye ariko ihangane, sibyo? Komera Claudine. none se ibyo bitaro byakuvuye waragarukiye Huye, nta handi wigeze ugana, byagenze gute? Huye niho bakwitayeho kurindukize? Nyine byamaze kugenda gutyo bikazajya bisaba yuko imiti bayikura hanze bakayinzanira, ariko nta ruhare nigeze mbigiramo kugira ngo iyo nta n'igiceri nari gutanga, kuko nta wundi muntu twari turi kumwe nawe bibasha gukira. Ariko hamaze nk'icyumweru maze gutaha, urumva ko namazemo nk'amezi 6 maze gutaha, ngeze mu rugo hari uko nanyweye amazi, kwa kundi no kuyasaba n'umuntu utanakwitaye agapfa kuguha amazi atagize icyo, amazi atari meza. Ndongera nsubira kwa muganga, bongera kumbaga ubwa kabiri, ariho nongeye n'ubundi maramo amezi 7. none se Claudine ubwo ngubwo umuntu aguhaye ayo mazi ni uwo nguwo mubana cyangwa ni nyine twari turi kumwe gusa, ariko ntacyo dupfana? niwe mukiri kumwe ubu ngubu? Yego, arayamba, amaze kuyamba buracyansubira kwa muganga, n'ubundi bisaba yuko bari bumbage, bambaga mu gihe cyo baravuga ati se basi ninde waba uhari wamusinyira, basi ntabwo kwiseta, nyine tubyihanganire. Habura n'umwe wasinyira mu bantu b'abavandimwe, habuze n'umwe. Umuganga wari urimo umwe niwe wanyitangiye aransinyira, barambaga kubw'amahirwe imvayo, ndongera ndataha. Wumve ko bampaye igare iryo nzajya ngendamo, kuko sinashingaga ibirenge bye byarabyimbye, ntagira ibipfuko biri kunda, nkabura ubwahagenda. Bampereza imbago guhagarara byari byaranze, birangira nyine bakajya bankoresha siporo gake gake, bigeraho kuko ntago nunamukaga ngo cyangwa nicare, nahoraga n'umuntu bafashe inyuma kugira ngo ntabirinduka, ariko ntago nashoboraga kwiyicaza. none se Claudine
ubwo ukimara kunywa ayo mazi byakuviremo ubuhe bumuga, izo ndwara zagusigiye ubuhe bumuga nyuma y'amezi 7 wari umazemo, hari na 6 wari uvuyemo, ubwo byagusigiye ubuhe bumuga, sobanura n'ubuhe bumuga? Namaze koroherwamo gakeya, nkaba andaho ngaho, ariko ndashobora kugira icyo nafata ngo ngikore. Yabona ko nta kintu nakora, uwo mubana buryo ufite amaboko ukorera umuntu abasha kugukunda kubera ko umukorera. Yabona ko ntacyo mukorera, nanjye kungaburira akanga kungaburira akanyihorera. Muri icyo gihe nta bushobozi mfite bwo kuvuga ati basi ndajya gukorera runaka ampiki. Ndavuga ati n'ubundi nyine nzajya nihambira ngo aribyo nshoboye, ndebe ko narya cyangwa tanzika ku gasozi. Ndihangana nyine turagoma. Nabonye ko maze kujya mbona gakeya natera intambwe ngo ngende hariya, abaturanyi bamwe bakampa nk'ikintu nkarya, ariko kubera bwa bwoba nkumva ko ngiye ntabifata ngo mbirye, nkavuga ati n'ubundi akiba nari mpfuye ari ukugira ngo nzongere gusubira mu byuma bingana kuriya. Baza kumbuza rero ati hagira ikintu. Tujye hari umuntu wakoraga ku murenge, simwibuka izina ariko arambwira ati jya wihangana, hagira ibintu uzajya ufata ngo birye tuzajya tubikugenera. Nta bishyimbo nashoboraga, mbese nta kintu cyo mu nkono nashoboraga kurya. Namaze amezi 3 unywa icyayi cya mukaru cyonyine kitagira ikindi kintu. Bakaza bakankorera potage bakagenda. Noneho nyuma yaho uwo nguwo wangirize gutyo nago yabonye nkiza, aravuga ati ese ko n'ubundi ryashyano ndikuyeho rikaba ryanze gupfa. Yabivuze numva pe, sibyo mubeshyera, yabivuze numva. Ati ryashyano ko ryanze gupfa waryongera byibura rikajya ryahuhukira rimwe. Njyumvisha gutya nabaga niho navuye ndagenda. Njya ahantu ku mukecuru nabwo ntiyamaze 2 nabara barapfuye. Mbona nta kundi bubigenze, noneho nanjye numva nakiyahura. Claudine hangane, komera sibyo, hangane sibyo. Birangije izamana zirinda umuntu akaza akansengera hasanze ndyamye, akamwate umurari Imana nirabasha kukurinda nubwo yakurinze uri mu bitaro ukavamo, ariko ari Imana yakurinda ukongera ugashinga ibirenge. Si byatinze bajyaga baza aho ndyamye bagacuragura nijoro iwabo w'uwo mukobwa, bikambuza amahoro nkabura ubwasinzira. Byari byaranze pe. Noneho nanjye ubwanjye hahandi nzajya numva ko afazari nanjye nagenda nkajya ndara hanze basi bakanambona bakananyicira ubwaho. None se Claudine, wanyuze mu bibazo bikomeye ariko ihangane, komera sibyo, komera. Nakubaza nti wanyereka wenda ubumuga byagusigiye, niba bigukunde, niba bitagukomereye cyane, ukabasha kunyereka se aho ikibazo wagize mu nda, se hari igikomere gifite ubumere bute? Yo Claudine hangane mama, hangane, komera Claudine, hangane. Ese ubwo nta ngaruka ujya ugira warakize neza? Mfite abamfasha, ntabwo ibiryo byose mpfa kubirya. Hari igihe mbirya bikabyimba inda, kumva ko ebana abambonye bakavuga ati ninda mfite kandi nayo mfite. Hako nyine kwikomeza nkavuga ati nta kibazo, bakabivuga ngaseka, kuko n'ubundi ni ibintu bavuga bikanesha umutwe, n'ubundi bigatuma nsubira inyuma nkigunga ngasubira hahandi narindi. Kandi kwa muganga barambuje ati ntukagire ikintu cyakubabaza, wumve ko byakubabaza, jya ushyira umutima hamwe, iyakurinze nyine n'ubundi bizongera bibi. Ubu warakize neza nta kibazo, ntabwo gisubira kwa muganga? Ntabwo gukira ubwo se mu nda niho hantu habi habaho, ntabwo wavuga ngo warakize neza. Neze nimba ndya bikanga nkajya muri kontorori, amafaranga yonyine nimba ari nayo babashije kumpa nayatangaye, ubwo inyungu nazunguka niyihe? Ntayo.
Claudine hangane komera sibyo hanyuma ujya gukoresha controle hehe se ninde ubasha kugufasha muri ibyo byose wifuza ibyo byose nukwijyana najyaga i Kanombe ariko ubu ngubu byarahagaze kubera ko nyine nta muntu mba mfite wangurikirana byarahagaze maze nk'amezi nk'atandatu ntajyayo yego nta muntu uri bubinyiteho nagenda nkavuga ati sereka ninjiremo ariko kubera ko nta muntu uri bunyakire ntabwo byakunda nta n'amafaranga kandi umuntu aba ari butange. none Claudine ubayeho gute ugira akazi se ufite icyo ukora aho ubayeho se ubayeho tugufasha we ni umuvandimwe wawe se ni ubayeho gute muri make? Ntabwo ari umuvandimwe wanjye ariko nyine abasha kumpa yenda ibiryo ariko nk'umuntu yenda yampa nk'amafaranga abasha kwigurira umwenda kuko byose ntabwo yabimpa. Erega buryo ujya wibuka ko umuntu utakubyaye ntabwo agufata nk'umwana we biba hake ntacyo. none se Claudine ko wambwiye ko wari ufite umuryango n'ubwo ababyeyi batakiriho bakuru bawe se cyangwa barumuna cyangwa abasaza bawe baracyariho bose iyo icyo gihe cyose amaze mu bitaro ntago bakugezeho se mufite icyo mupfa bimeze gute? Ubu tuvukana n'umwe ariko byibura hari n'umukobwa abasha kugufasha ariko burya umuhungu aratabanyika nyine akigendera icyo yabasha kubona akagufasha ariko ntabwo buri teka ryose yakubwira ngo muri kumwe. Claudine ndumva bitoroshye none ubu ngubu se azahuba azi ko ibyo bibazo byose byakubayeho cyangwa yatereye iyo ntimuherukana? Ibyo arabizi ariko nawe kubera ko nyine nta kundi yabigenza abona nyine aransura yego kandi namubwira ati se ko ndumva ameze nabi ati bigenda ati ari nk'igihe mu nda hanjye no kusohoka ngo ngende bikananira nkamubwira ati se ko numva ameze nabi wanshakiye uko ndi bubigenze akaza yenda akambwira ati nyine ihangane ayo yaba yakoreye akambwira ati reka njye kukugurira imiti kuko nta kundi twabigenza akagenda nagira amahirwe kubw'Imana bikanyorohereza ngakomeza gutyo. Claudine komera mama hanyuma se uwo muntu wabashe kuguha acide uwo haryambwiye ko ari umukobwa? Ni mama we wabihaye umwana we. Umubyeyi se murabonana ubu ngubu cyangwa atuye aho ngaho iwanyu se ntago ugeze umbwira iwanyu ni iwanyu ihuye cyangwa umubyeyi akuroze niwe ubihuye? Twari turi Cyangugu niho babimpereye ubwo ntago wabona umuntu wo kukugira nabi ngo ukomeze ubane nawe nabonye maze kumva ko mfite intege ndarorongotana nanjye nzi Kigali mbasha kubona uwo twagumana ari wo ngo ubwibasha kungaburira yenda. Claudine Cyangugu se niho iwanyu? Niho papa yavukaga. Claudine hangane sibyo kandi nukuri urugendo n'urwo rwayo rero ariko wararurangije runini hasigaye rutoya. Yego yego abanyarwanda bakorana nabo bari buze kumva ko Imana iriho kandi ikora sibyo kandi nzi ko binashoboka bagutera inkunga sibyo bagufasha. Nigeze kubaza ngo uburakora iki ariko ntiwansubije. Nta kintu nkora nakora iki burya habaho ukora habaho gufatanya mu nda nese wakora iki mu nda ahubwo aho hatabasha no buryo ko wabuze igishoro cyangwa nuko nta kazi wakabasha kubera abakazi ntiwakabasha kubera ubwo bumugubana nabwo nde wakaguhereza utakunama isaha imwe cyangwa iki nta muntu wakaguha byakuviremo ubumuga bushaka gutuma utabasha no gukora. Yego Ihangane nukuri umwana w'umukobwa arababaje kandi ateye agahinda gusa mu ijuru hari Imana kandi yaramutabaye n'ubundi zamutabara. Claudine none se ntago ubasha gukora nta nubwo ubasha kunama mu yandi magambo nta kazi wabasha gukora kuko ntiwakunama nk'amasaha 2 cyangwa 1 ubundi ukeneye iki umuntu agufashije waba ukeneye ubuhe bufasha ni icyo ukeneye mu buzima bwawe kugira ngo ubashe kugendekera neza wire guhenwa n'agahinda ukomeze ubuzima bwawe bwiza uve mu buzima burimo ujye wenda nubwo atari bubi cyane ariko ni bubi sibyo? Ikintu nasaba nuko icyo mwamfasha nuko yenda nk'igihe mbangamiwe numva ko nk'ubu ntawe mfite natakira ngo meze gutya yenda mubonye akajya mfasha nanjye byamfasha yuko nabasha gutuza kimwe nuko nuwabona umwenda kawumpa cyangwa akabasha kumfasha muko yaba ashoboye mu buzima bwanjye. Ebana naye namushimira uko nshoboye.
andi magambo icyo umuntu yashobozwa yakiguha sibyo kandi nukuri nta bundi buzima ufite. Yego. None se Claudine, ubu ngubu umuntu mubana mwahuriye hehe, se uba hehe, ese we ubona bigenda? naje Kigali ndavuga ati ndenge kugira ngo mbone aho mba ni ukugenda nsaba akazi ko mu rugo, ariko kugasaba ni kwa kundi nyine uvuga ati ni ugukinga amagara yawe kugira ngo basi uwo mwari muri kumwe kugira areke gukomeza kugirira nabi ukagenda. Ngeze amahirwe mpura nawe arambwira ati ngwino nkaguhe, ariko nawe kubana nawe ni ukwihambira nkajya mbasha kubikora, yaba adahari nkicara nkarira, nakumva nongeye kuruhuka nkongera nkabikora, ariko nawe yabona uko genda rimwe na rimwe agataha akabona ndi kurira akambaza ati se kubera iki uhora urira? Buriya ugerageza bimwe kubibwira umuntu ariko ukageraho ugatuza kuko uba ubona nawe ko ntacyo yagufasha, nkihangana bimwe akantuka kubera ko nabikoze nawe kubera ko ntabishoboye nta mbaraga, ariko nkabasha kubyihangana nkavuga ati n'ubundi ntaho nahungira, reka ntuze ibyo ambwiye mbyihanganire kuko ntabwo ndi bujye kurara hanze n'ibikomere mfite. Claudine, wageze ku rupfu wararubonye, ageze ahantu hakomeye, ufite icyizere cy'ubundi buzima? Yego ndagifite, ariko nk'ubwo ngubwo dusubira inyuma gato, nk'ubwo ngubwo umuntu ambwiye ngo kubera ko byagiye bibyimba mu nda akambwira ati ugiye kuzabyara ikinyendaro, kandi pe nshobora kuba ko naba mpamye yuko ndashobora kuzabyara kuko byanzengereje igihe. Reba gusubira mu cyuma inshuro ebyiri biragoye, kubyara nabwo ni ikindi kibazo, ariko nyine naho kundi nayo kubigenza narabyihanganiye. Hanyuma Claudine, muganga wakuvuye cyangwa abaganga bakwitayeho bakubwiye ko ushobora kubyara se, cyangwa bakubwiye ko nyine ingaruka ikomeye byakugezeho ni iyihe nyirizina? Arambwiye ngo kereka hashize nk'imyaka nk'itatu kandi nabwo naramuka amenye ko nasamye inda bikasaba yuko njya kuba kwa muganga bakankurikirana kugira ngo ntabasha kwitwara ngashwanyuka. Ese Claudine, bakubaga hari ibice na bimwe byo mu nda bagiye bakuramo wenda byangiritse, ese iyo acide niyo bakuyemo gusa n'ibyo wariye, cyangwa hari inyama zimwe na zimwe basanze zangiritse bazikuramo? Amara yari yarahiye barancurika biratemba, narabirebaga rwose. Buriya mu nda y'umuntu ni nk'icyobo kirimo, barancuritse baranyubika biratemba nk'umuvu, bitembye nk'umuvu. Akomana Claudine, hangane komera sibyo, sibyo? Hangane mama, hangane sibyo? Ikivuga amaze yinga ari ibintu byabuze biraho by'umukara gusa, kubera ko sinari yashaka kuyambara nta hantu na hamwe numvaga ari umushyika kwa kundi warya urusenda rukajya rukokera mu kanwa. Yego abawe Claudine, wumvaga ko igihe kimwe uzicara kumva uravuga se, urahagarara kumva ko uzabaho, kumva ko uzasubira mu buzima? wapike nisabiraga urupfu kuko amagara yari yarandiye pe, amagara yari yarandiye kubera kuryama ngaramye. Naragiye ncika ibisebe ku maguru, hahandi ngenda nshinze amano ubwayo, ahagezeho n'amano kumva ko yaba yagagaye nabwo ubwayo atagenda. Birangije ariko nkabona nyine nta kundi byagenda, ariko kubera Imana ndayishimira kubera ko maze iki gihe ngihagaze ku isi. Uretse ubumuga bwo mu nda waba ufite ku maguru se, cyangwa mu bindi bice bigize umubiri wawe, se amaboko, umugongo, kuba kuryama ugaramye, nta bundi bumuga byagukurijemo? Ubumuga ntabwo bwabura, buriya mu nda harakomeye, ntabwo bwabura kuko nimba nkubwira ko nta kunama nk'iminota 30 byumve ko burya umugongo aba ari ukora, ntabwo nubwo nyine mu nda naho ariko se nimba ibyo uriye byose bigaruka ukabiruka wabifashwa n'iki? Ntacyo rero kuvuga ngo ubumuga ufite ni mu nda n'umugongo gusa. Kuko ntabwo nakunama nk'isaha cyangwa iminota 30 ntabwo byakunda, kereka yenda ari ikintu nakora mpagaze, kandi nabyo sindenze nk'isaha imwe. Yo Claudine, none se
nk'umuntu wabaye icyo gihe cyose mu bitaro, ubwo bumuga wahuye nabwo bukomeye cyane bwo mu nda, ibyo turya burya byose bijya mu nda, se hari ibiryo wemerewe kurya n'ibyo utemerewe kurya, sinzi wambwira? yego, nk'umuceri sinapfa kuwurya, mbese ibintu byose by'ibinyampeke bifite ibishishwa byafata mu nda ntabwo nabirya. Ubu wemerewe kurya iki gituma wenda wumva wamera neza? nk'ubugari ni igitoki nabwo cyahiye neza, ariko gahunga sinayirya kubera ko buriya n'ibiryo nabyo bikomeye, cyane cyane n'ibishyimbo nabwo ni ibintu ntapfa kurya, ariko igikoma yendaho sava. None se Claudine, kugeza kuri uyu munota n'isaha isomo wakuyemo n'irihe? nayo isomo ry'ubuzima, ikintu iyi ndwara nyirizina cyakwigishije ni ikihe nyine? Isomo muri buzima bwose wabayemo wakuyemo n'irihe? nuko mba numva ko mu kubaho kwanjye, uretse ko buryo ari Imana irinda umuntu, mba numva ko nta hantu najya ngo ndye, kuko ntekereje uko byagiye bimbabaza, ngakurikiza n'umuntu ari kiremwa muntu nkanjye azi ko amagara aryana, mba numva ko aho ariho hose nagera ntafata ibyo kurya. Gusa mu ijoro hari Imana. Claudine, wabihamya? Nabihamya, kuko niyo mpamvu nshima Imana kubera ko ngihagaze. Kandi ufite icyizere ko uzabaho kandi ugakira n'ibyo burundu? Imana nimfasha bigakunda nkabasha kubona, nubwo nabona umwana umwe wenyine, Imana izamumpe pe. Ufite sheri? Ufite sheri? None isura yawe ubuze namubura? Ntago namubura. Claudine afite sheri, kandi ni ukuri ubwo bumuga bwe Satani nubwo yashatse kumuriganya afite sheri, sibyo Claudine? Urebye ari igihe mba numva bitandimo, kubera ko mba ntekereza ko nabyara nkipfira, kubera ubuzima nagiye ncamo, ariko nyine ntabwo ubura uwo mukundana. Aragukomeza se, uwo mukundana ubuzima bwawe bwose aba abuzi, aba akwizeye, kandi wumva nawe nta kibazo, nta nubwo wijena kuri we? Aranyizera kuko nawe arabizi, azi ikibazo wagize. ariko hagati y'Imana ubwo nyine nta kundi, niyumva ko azankunda tukabana, ntabyara akabyihanganira, Imana nawe izabimuhera umugisha, kuko nanjye ntabwo ariko nzaba narigize. None se Claudine, dusoza, ni iki usaba Imana, ni iki usaba Abanyarwanda, ni iki usaba muri rusange? Icyo nsaba Imana ni ukumfasha mu gihe nanjye nzaba mvuze ati mbonye uwanjye yenda numvishe ko ntwite, Imana ikamba hafi nkazamubyara. Nese Claudine, ugira ubwoba ko utazabyara? Ese ubwo bukomora kuki? Se abaganga bageze babikubwiraho? Ese yigeze bakubwira ko uretse amarangiritse andi nyama yangiritse nka wenda n'indi byara? Sinzi. Nta kindi kintu bambwiye kwa muganga, ariko bo babishidikanyaho, kuko mu nda harakomeretse cyane, buriya kugira ngo bakudahe mu nda ubone ibintu biri gutemba biragoye, kugira ngo yenda sindabyara ngo menye ngo indi ifata gute, ifatira he, ntabyo namenya, ariko nyine babishidikanyaho, kuko babashije kumbwira ati nyuma y'imyaka 3 nindamuka ntwaye inda nzaze kuba kwa muganga. Ese nkibaza nzaba kwa muganga gute nta muntu mfite wanyitaho? Ngasaba abavandimwe ko bamfasha. Claudine, urakoze, sibyo? Kandi ni ukuri umuntu w'umugabo yagufashije ukava hariya mu bitaro, humura uzabyara kandi ni ukuri uzakomera, sibyo? Igikwe se nkitegure? Byose shidikanya hamwe. Igikwe kirahari. Mwakoze kubana natwe. Claudine, wakoze, ntago yabyoroshye, ntago ari buri muntu wese yemera gutanga ubuhamya bukomeye nk'ubwo, gusa wakoze, sibyo? Kandi komera, byose bizashoboka. Hanyuma mwakoze kubana natwe, ndabinginze mukomeze murebe ubwo buhamya bwa Claudine, munamufasha iyo nkunga nyirakenewe, yongera seke amere neza, kandi nzi neza ko mumubaye hafi, mumukomeje, nawe yagira icyo ageraho. Iyo nimero iri hasi niyo mwabona aho ushaka kumpa ubuhamya, ushaka kugira ikindi twaganira nawe, nzi ko twabana, iyo nimero wayimbonaho, na Claudine nzi ko wamufasha kuri iyo nimero. Murakoze.